nawe rero uzane ibintu oya none si muri filime zaba ari sheri wawe ako muri misi nyine ntago ari sheri wawe oya wamukatiye ikigaragara cyo wamukatiye amaze ibyumweru bari muri koma nge niyo makuru mvite ubu ngo tuvugana nubwo tutari gukora ira filime oya nubwo mutari kumwe aricyo muri gupfa ngewe ndaza kibabwira nyuma tugiye gusoza ndaza kibabwira kuko ngo aricyo muri gupfa dore iyo mpamvu maze iminsi ngo mutari kubigenza neza twikomereze twibere kwiteza abafana kuko nyamukuru batangire badutuke ko twabimye filime ako twayibahaye by the way twabahaye filime nziza cyane twayibahaye filime twabahaye nziza nibayikurikirana yitwa amabanga nibajye kuri Ram TV bayirebe ya filime nziza pe nanjye narayikunze kandi inspector besa ku muntu wayanditse ariko rakesha iyo nyigeze mfata romance ariko nonoko rwicyo cyane sinavuga ko hari umuntu biri inyuma muri iminsi muraza kumumenya ntago byananiye kwifata muri iminsi muraza kumenya umuntu so reka twikomereze twigiriye kuri kwa uriya mugore niwe uriya mugore ikintu namuvugaho pe nanjye ntago mushyigikiye kuko bira ntago ari ibintu ni ukuri njyewe n'uwo nabera umugore ntago namukora biramenye ntago biragayitse nihagira undi muntu utera ko muri comment avuge ngo riti byavuze ntago ari byo bira bintu biragayitse kujya ku muhanda ukifata ugakubita umugabo wawe kuri sha naho ngabagabo basigara abanyamahoro reka nkubwire nge ndi umugabo nakunyuka nagukubita ariko mbabarire twagumwanye wawe turashaka okireza maza tubwire nawe navuge yine natange isomo cyangwa satange amahugurwa ku bagore yego reka mbabwire nanacumana wenda nabivuga mbareba reka mbabwire iki kintu niba bavuga ngo abagore ngo bahawe ijambo niba ari kuri ijambo rihabwa uribeshya we mugore ukora birabire ni ukuri kw'Imana kuko ntago numva ukuntu nyine ngo noneho ngo ni 5 kuri 5 ngo 50 kuri 50 nagukubita wamukoma baza bino bitanibuka ukuntu ukuri abantu bavuga ngo ndi umunyamahane ariko nukuri ntago ari ukuvuga ngo ndi umunyamahane tekereza neza umbwire nawe uri umuntu ukabona umugabo ukabona umugore agusuzuguza bigeze kuri uru rwego bijya mu itangazamakuru ngo tanga ubutumwa ku bagore njyewe ubutumwa nahereza abagore nanjye ndi umugore cyangwa se umugore utarengeje iminota 5 njyewe ubutumwa nabahereza kuko nanjye ejo n'ejo bundi nzaba we kandi ndi n'umugore kuko nyine ndi umukobwa niho bishye bishyira ikintu nababwira cyo mugerageze mwubahe none ko bari gushishikariza abantu ngo abahungu ngo bahite bava mu bintu byo gushaka ufasi bari gutuma twiburira abagabo by the way bano se nibakomeza kugaragariza abasore hano hanze abashatse basenya buri kanya sibyo bigaragaza ko abakobwa b'iki gihe tutakigira umuco ariko ikintu kugaragara wa kera wagiye he ikintu kigaragara cyo nge nabonye ari nka filime iri gukina filime mu rushyira umeze iriya filime nawe ngo wayi frustration bazayikukirire gira ushake noneho tuzagukinira iriya filime bagukubita ahubwo icyo nahabwira abagore abari n'abategarugori ni ukuri kw'Imana tugire discipline tugire umuco two guca umuco nyarwanda nyama y'umunsi sibabahe butamwa ngo mwengerereho na ngenda okay reka twigeze kuri sheri wawe girite tubwira ako kantu gakuye ako kantu kuri gusezeraho nuko ikigaragara cyo mwadukiniye neza kandi mukina muri abasheri ariko ari filime ariko impamvu ndabereka aho twakuye nibatwitege arahano twagakuye arahano nagakuruye so twikomereze gusa ikintu cyo navugaho iki kintu reka nyivuge ngisereye cyane kuko birababaje Bibiliya iravuga ngo umugabo n'umutware kandi umugabo no kubaha Bibiliya ikongera ikavuga ngo abagore bagandukira abagabo babo ntabwo umugore ukwiye kugandukira umugabo wawe umukubita umugabo niyo yaba yakoze ikosa mwegere umuhanuri nakunanira uteranye imiryango ikintu cyo mbona cyo muri no minsi gihari mu ngo Satani ari gutera kandi arimo aratera imiryango menya kwihangana
umenye kumenya ngo nimba umugabo wawe ari n'umunyamakosa cyangwa umugore wawe ari umunyamakosa nta mpamvu yuko mwishyira hanze. Umugore inshingano ziwe ni ukubaha, ni ugutetesha umugabo we no kumwubahisha, n'umugabo nawe kandi nawe umugabo si ngombwa ko wiyandarika. Ntabwo ari ngombwa ko wiyandarika, mumenye ukuntu mukemura ibibazo byanyu. Naho kuriya bwo ni ukurera nabi. Ibaze umwana uzavuka agasanga hari amakuru, hari inkuru mbi wanditse imusozi, uwo mwana azakura gute? Uwo mwana azabaho ate? Rero tegura ahazaza h'umwana wawe nawe ubwawe utisize, kubera ko ibyo turimo ibyo dukora none bejo bushobora kuzagaruka umwana wanjye cyangwa abuzukuru banjye. Rero tegura ahazaza hawe, utegure n'ahazaza h'umwana wawe. None katugaruke kuri sheri wawe, niba ndabura kureba nubwo ari kuhanga ngo sheri ngo nagabisha kandi uraza kutubwira ndaza kubakura kandi mu kanya muraje. Hari filime mugiye gusohora iri hanze ya romantike. Filime iri hari ya nyine yarasohotse, nta mabanga nta bindi. Mabanga ari niki se none? So reka twikomereze rero ngo gira nono ese ura mugore bamufatira ibihe bihano? Uriya mugore bamubabarire kuko bamubabarire ariko nyine bamugira inama. Icya mbere bibaye byiza akaba ari kureba nk'iki kiganiro cyanjye, namubwira nagerageze agabanye icyo bita umujinya, kuko umujinya ukoresha ibintu umuntu atateganyaga bibi. Ushobora kumukubita kuriya ugashiduka kubera wa mujinya ufite uwo kamere nyine mbi. Ushobora kumukubita ugasanga uramukomerekeje, kandi ndishuwa neza ko ari wowe wajya kumurwaza mu bitaro, ari wowe ingaruka nyinshi zagaruka. Bafite kutagufunga, mwebwe muri kwitwaza ko batabafunze cyangwa se abagore nyine bahawe ijambo, ariko ni ukuri ibyo uri gukora birakugaruka. Njye nicyo njya nkunda kubwira abantu, ufite gukora ikintu udatekereje bikazakuviramo ingaruka ikomeye cyangwa se y'ubuzima bwawe bwose. Nk'ubwo niba ari umudamu akaba afite abana, of course babiciye izina tayari. Ejo bundi umwana umwe agize nk'ikintu akora akazamuka bakamumenya tayari ko bahita bavuga ngo dore wa mwana wa rwa rugo ruhora rushwana mama wa hora kubituka. Aho niba ari afite umukobwa ugasanga bari kumubengatire reka twabonye iwanyu rwose bitoroshye, nta kivamo. Kubera iki uri umubyeyi ariko nturi kubahisha famiye yawe. Ni ukuri kw'Imana ibyo bintu ngiye nibyo cyambwira abantu, icyo ukoze jya umenya ko kizakugaruka. Niba ari icyiza Imana ishimwe kuko kizaba cyiza, ariko niba ari ikibi I promise bamwe bari kuvuga ngo bamukubite bamushyire muri ribu. Murabona amashusho ye bakimara kuyashyira hanze. Bamwe ati bamujyane muri ribu. Mwewe murabivuga iki kuri ibi bintu? Bamwe bari kumva bamujyane muri ribu, urebeye amashusho. Bamwe bari kuvuga ngo bamujyane ngo muri ribu. Ngo ndinyo uri nyina muri umugore yashatse maji. Urukumva ibitutsi afite. Uyu mubyeyi yakabije gusa ijambo bavuga ngo ni ubushegabo, ni igishegabo. Kandi nanone si byiza kuba igishegabo. Uri umugore, ubundi titire yo kwitwa umugore ni iki? Umugore ni ijambo ritoroshye, ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi. Umugore ni umuntu wiyubaha, ni umuntu wiyubahisha, ni umuntu utegura ubuzima bwe agategura n'ubuzima bw'abandi bantu. Rero uyu muntu yakabije pe. Gusa kuri icyo kintu warubajije ngo bamujyane muri ribu, gusa akwiye gukosorwa. Akwiye gukosorwa, akwiye kwicazwa akaganirizwa. Ariko ubona en general ndabaza wenda Maya, ese ubona en general abagore muri iyi minsi abeshi badakwiye amahugurwa? Nukuri batubabarire bajye nyine tugiye muri iyi minsi, ariko ngiye kujya mbikora. Wenda ku muntu ufite umubyeyi cyangwa se umukobwa baba sharing kino kiganiro, bazajye bakurikirana kuri channel, kuko ngiye gukora kuri content cyangwa se kuri purpose yo kuvuga ngo ngiye kujya ngira inama bari n'abategarugori, kuko
nukuri birakabije byabaye too much. Ababyeyi bamwe baraca inyuma abagabo babo bakumva nta kibazo ngo nuko babahaye amamodoka babahaye iki, ibyo bintu ntago biri gutuma twebwe abana turi kubyiruka bidukurikirana. Yego biri kudukurikirana. Rero icyo namubwira cyo cyangwa se icyo nababwira nukuri nibagabanye, bamenye ko ibyo bari gukora bishobora kuzatugaruka ejo cyangwa se bikagaruka n'umwana we. So rero nibubake izina ryiza, nibakore inkuru nziza, apana kumva ngo umugore yakubise umugabo. Abagabo nabo kubahwa n'abatware. Ikindi kigaragara cyo katwikomereze, ariko iyi nkuru yababaje benshi. Nukuri nanjye birambabaje. Baze ko ndi wa muntu ukunda kuba mfite umunwa ariko noneho washize. Iyi nkuru ahetse umwana mu mugongo. Iyi nkuru yababaje benshi. Reka twigendere twikomereze kuri biri kugenda bicika hano hanze. Iyi weekend yarimo ibintu byinshi bikomeye. Ese byabaye mu mwe? Hari ibintu byinshi byabaye, ari n'urukundo rwaraye rusenyutse muri iri joro, ariko umugabo yaraye hanze. Sinzi niba muruzi, murabazi? Abantu baraye batandukanye bari bakunze bakundana, ntabwo mubazi? Tubwire twumvise ngo biba byacitse. Kuvuga ngo hari umuntu witwa Maya muramuzi muri filime, n'undi witwa Réponse, akunda kumita Réponse. Muri filime yitwa Eddie. Ariko byaraye batandukanye. Ibyo byashizwe hanze, amakuru yasohotse hanze, nanjye mbibonye kuri ku kinyamakuru runaka, ntacyo mvuze ariko wasanga ari prank bari gutegura yo gushwana kugira ngo kandi nje amakuru mfite nuko yaraye, ahubwo bavuga ko batandukanye, ariko amakuru mfite niko yaramutereye ivi. Yaramutereye ivi, sinzi icyo wayivugaho kandi niwe turi kuvuga uraye imbere yacu. kuri serie byaremeze biti kugira ngo mushwane, bigiraho mutandukana, bigiraho mutavuga, filime yanyiri abafana banyu barinde kuba babura filime byamwapfuye iki. Icyo navuga cyo nyine twa tumaze iminsi tutamenanye neza. Reka tuzabikore mu kindi gihe. Oya ariko tuzababwira impamvu. Ariko nyine umugabo wanjye yarafite icyo navuga nyine yaratarakora cuzi. Bamufatiye cyangwa bamufatiye mu mazi. Yarataranyurwa. Bamufatiye mu mazi. Bajya bavuga tugiye kubacira umugani ariko ntabwo turi bubabwire ikindi kintu. Bajya bavuga ngo umugani ugiye kuwihimba cyakaraje. Cece kandi ifashe cyane. Okay, reka tukomereze ku inkuru iri ku trading hano hanze, ngo y'abahosta. Niyo nkuru kandi tugiye kuvugaho abahosta. Mwewe murabavuga iki? Reka tugiye kubanziriza kuri Maya. Uyu nguyu dore niba muhosta. Agiye kutubwira abahosta arabavuga iki? Dore nibyo turi gupfa. Nicyo muri gupfa. Reka ntabwo turamo umwanya, ariko reka atubwire abahosta hano hanze byakomeye. Abahosta ari kubavuga iki nkuko nawe ari umuhosta. Abahosta rero turakomeje. Abahosta abahosta hano hanze ko dukumva ngo nabonye ikiganiro cya buri nguni. Abahosta byabaye ikibazo kuri KNC. Ibintu biri hano hanze biteye ikibazo, sinzi ukuntu mubyumva. KNC ari ijambo yavuze ejo bundi mu kiganiro, sinzi mwari kurikiranye, ariko ari cyagarutsweho kivuga na buri nkuni na buri kantu nkaho ngo umuhosta Prince. Prince Eddie urabibona ute ko ikintu cy'abahosta
kiri kugenda hano hanze bamwe bari kuvuga ati ni indaya abandi si indaya ariko umuhositazi ugostinga n'uburaya bihurira uburaya ni kamere y'umuntu uburaya ni kamere y'umuntu no send indaya twigeze tunabikoraho no kumvikana birananirana ariko ntabwo uzi impamvu mbigarukaho si kari uburaya nanjye kangarukaho iriya video ya buri nguni mwayirebye video ya buri nguni nayo irashimangira yuko ari indaya bose ase wa mugani ntabwo ari abahosta ni umuntu ku giti cye ni buri nguni nyine wabikoze n'undi ako karara gasanganywe ariko hari abantu bakuru ubuhostas rega biyubaha batajyana n'ahantu bihurira reka mbereke iyi video manze murebe iyi video okay reka muyirebe twikomereze kuri kirezi urabyumva gute abahosta rwose ni indaya baca inyuma bakigira ngo ni abahostazi abahosta rwose ni ukuri uzi impamvu remeranya nawe ese ko kuba mugari dushingiye kuri iyi video ya buri nguni na buri kantu reba nawe reba ukuntu bavuze ati ntabwo wajya kumuhosta ngo ufate ukurura abasore umujyane hirya kanarange umugaro hino umusore umubeshya kabiri kangahe utamurongoye ntabwo byashoboka ntabwo bibaho Yesu byashoboka rase ubu jewe narakubajije ikibazo ndakubaza nti ndamutse nzanye amafaranga yanjye money sente nkazizana nkaza nzigira gutya hejuru nkaza nkagukoraho nkakubwira ntirebe turararana of course nago wabyanga ku kanya kuko ugomba kunkontrola ukinakwemera ko turi buryabane kandi se manager wawe cyangwa se ugushinzwe uri kureba abo wazanye akwishimira of course azongera gutumira uko yoroka ngura bihurira no kuryamana none wakina nanjye mfite sete zanjye mwihoreka ngura ukayama nituryamane bikarangira aho ngaho ko uba ugomba kuza nyine nimba ari keya nkaziguhereza aho ngaho muri rusange cyamire cyo nitwajyamanira muri rusange nitwajyamanira kuri stage ubusanga ubonye abantu bajya mu tubari abantu bose ntabwo abantu bose bahostinga kugira ngo umuntu amukoreho hari no hosting akajya kuri stage mukamureba gusa akagira utunakora mukamureba akongera akagaruka akicara mu ntebe ye ariko kuya ko uwo muntu ari umusitari azwi ukagenda ukurikiranya uwo muntu none reka ngo bazeho gatoye gute tugaruke kuri video ya buri nguni ne dukushakana buri kantu ari tugarukaho ese gute ugera kuya ku muhosta umuntu kajyo rumubeshya mu kabari kamwe tutavuza amazina kamuze guze mu bari jana kandi umugabo ashaka kugukurikira afite gushaka nese kwanza umugabo ajya mu kabari gucyo gusa nta kindi kintu kigamije yego birashoboka umugabo ashaka kujya mu kabari kugira ngo anywe yishime arebe yishime nawe akandi agataha agasanga bose niko bameze si abenshi ariko umenya yuko mu bahosta wemera ko wemera kamere y'umugabo aremanya wemera ko no mu bahosta ni indaya ni kamere y'umuntu ntabwo ari umuntu ariko wemera ko barimo kimwe nuko muri korali habamo indaya oya community murabivuga guteka dusoza aho ngaho mutubwire kimwe ko nta hantu hataba uburaya bitewe na kamere okay ariko bigira bishingira mu kabari habamo uburaya bwinshi kurusha mu nsengero ari mu nsengero no mu kabari ahaba indaya nyinshi nibi abo uburaya cyane ntabwo bizi urabyumva gute mu kabari no mu rusengero abo burayi bweruye ni mu kabari bwo ndavuga ngo abo buraya bwinshi ni mu kabari bitewe nuko ntacyo kuko bo nta nicyo baba batinya nta nicyo baba bihisha naba no mu rusengero baravuga ngo abakristo bagenzi bacu bataduseka bakabikorana ubwoba ariko mu kabari live abahosta tubyite kari gice kimwe ngewe ndemeranya yego si bose ariko nyine barahari jewe ndemeranye rero na buri kantu cyane ko na repose sinemeranywa na bike na buri kantu buri ngo uremeranywa na bike ibyo bavuze biki ibyo ugenda ubikurikirane kuri uzayo urabibona cyangwa se ujye kuri Ramu TV bemeye ko abantu bose bagomba kuba indaya se abahosters bose kari indaya niko bashingiye kuri Kenisingo bamujyane muri ribu ese bashingira iki bavuga ngo bajyane Kenisi muri ribu icyo yavuze kitabaho ni iki ni ukuvuga ngo nuko buri kantu na buri ngone bari indaya bakumva ko n'abandi bose ari indaya ntugafate kamere yango wumve ko na mugenzi wawe ari kwameza okay murakoze cyane kadusoze ikiganiro kadugisozereze kuri gusa hagati aho ngaho congratulation brother wa TV Kibonke
congratulation kabisa yatereye umudamu we Ivi bamaranye imyaka 3 babyanye abana 3 bamaranye imyaka irenga akubira ni ibintu byiza cyane congratulation gusa igiko yakijyanye hano oya ariko ni Nyagatare oya ariko by the way yakoze ibintu byiza cyane kuba urandwo biturukundo wow ubuzaba ryari mukwa nabonye ni mukwa kane mukwa ariko by the way bira bintu nibyo bita urukundo okay Maya reka twisezerere nubwo mutamiranye neza n'umugabo wawe wihangane kawe munyebutse ariko shano ngubu biri kumbabaza cyane so reka twisezerere abakunzi bacu batere comment batubwire ati se ubwo reka nkubaze gutangiza umuntu ari muri mood ugasoza umukomerekeje urashaka gusobanura imyangane so muri comment ni batubwira ati se bimeze biti turashaka kugira ngo tubatangire n'ukuri ni badufashe ibintu biri kuba hano hanze mwe muri kubibona cyangwa ariko gusa tubibona okay barakoze cyane batubwire comment ese turi muri comment ese uriya mugabo wakoze biriya biremewe cyangwa se abahosta nkuko bavuga ni indaya niko mubyumva okay iriya ndirimbo se nayo bayitubwiye kandi mu bayisibe Levo bimeze bite ni sawa naona ritakalisa ritaba yigize umushinwa yigize umuhinde yigize chama kirezi bimeze bite ni sawa ndubona ukonje umeze guturagumva gute ukonje ni hata ariko nge mpora nshyushye urushyushye ndi umwe muri ba bantu aho kwica style wakicwa n'umusonga oya nge ndi umwe muri ba bantu kugira ngo nicwe n'umusonga wakwica style harimo opposite nyine tu kireza beze burya beze ateye uratangiye kandi okay tugiye gutangira ikiganiro yego muri tayari turahabaye okay murakoze abakunzi ba Ram TV kongeye kwakira umutumirwa ntago ari umutumirwa da n'abatumirwa so twakiye mwari musanzwe mumuzi mu biganiro bitandukanye muri filime ni umukinnyi ukomeye cyane mushya uri kuza muri industry za filime so tukatumwakire natwibwire bamwita Kirese tufite ko yatwibwira mu buryo butandukanye sa murakoze. Hello guys mwanyweye amata mumeze neza wallahi byemeze neza ibaze ko style nemeye iyi mbeho nkayirengagiza nawe rero ibyimbeho vibe wow nawe rero umajije kungira agasazi wallahi cha none rero ibintu bimaze kumera neza cyane umaze gucyaye barafresherira zose cyane bari kunyita n'udufaranga ariko amafaranga nako so dufaranga n'amafaranga y'umuboyfriend hagati aho disi mfite sheri kandi nshaka kumwerekana mana yanjye babe tayari bari tayari aho ikigaragara cyo ikintu amakuru ari ifite no kwera ko sheri wawe mu mazimisi mutamiranye neza so reka twigire kuri sheri wawe nawe agira icyo tubwira reka tutwimye ijambo murakoze cyane okay turagarutse wewe nagutede turamugarutse rero abangitari atangiye kunyira Leponse ngaho rero gira icyo utubwira ahangaha ko n'ibyanya meze neza ariko nyangira ikibazo kubera icyo abatari bashibahiye ndabona kafite isoni kushusha rero bitangiye muvuga oya ndabibona ibintu ko dukora ari sawa bimeze bite muri misa amazimisi ari kunca inyuma okay nage natwibwire rero dore umuntu kubicano hanze no mustari nawe uri kuzamuka ariko ubungu barakuzwe cyane so nabona cyabwira abadukurikirane hano muri Ram TV yego murakoze ndabakunda ukunje cyane ibyo bintu nabyemera Leponse nagaruka sanzwe ariko oya reka nkitoza kuba umukunyiza kugira ngo uzagiye gusabira murakoze cyane ndabakunda murabizi ndabakunda cyane abantu mu nkunda abantu mujya muhamagara muvuga ko mu nkunda ndabakunda amazina yanjye Iradukunda Leponse Eddie Gisubizo
yose n'amazina yanjye ko freshers twishimize bite yego se hari impamvu buriya muzamenya vuba hari urwego ndimo ndavamo nkajya mu rundi niyo mpamvu. Okay, murakoze cyane, reka twigarukire kuri mugenzi wawe ese bite rero Ebana meze neza, vibe ni za zindi, Kirezi ni wa wundi, Rita ni wa wundi, mbega mpora nyine ndi hejuru cyane, mpora na vibe. Wallahi. Kuko nyine nasanze iyo ukunda guseka cyane nta gusaza vuba, nanuguza n'iminkanyaro, ubu ntago bazi ko mfite 30 yanjye ariko aba ndabivuze. Oya ariko ntago iruzura neza urebye nyine, ariko iyo useka rwose ugahorana umunezero nawe wagucisha ijisho. So reka twicare abakunzi bacu ba Ram TV, reka twinjire muri gahunda yacu iri hano hanze muri byacitse harimo ibintu biri ko hanze murabibona gute so reka nabonye byacitse wa mugani ngo byacitse biranacika gucika ko reka rero reka dutangire kuri byacitse ariko we Aisha imeze bite Aisha bazina se ese Aisha kijingizi Aisha imeze bite Aisha ko ndikubona we na Irene murakubyumva gute ariko Aisha akunda Irene kandi Irene ntabwo amukunda nicyo kintu oya nawe se bose Aisha yihoma kuri Aisha naze kunda karira fasha ugira icyo uvuga kuri Aisha nawe uraza kumuvugaho kwawe je Aisha ikintu namuvugaho uriya mukobwa ni mwiza usibye bya bindi nabonye bamuserereje ngo ni nonyashi nyuma akaza gutuka abahungu ngo ntago ari abasitiyu ngo ni amagweja ariko ikintu nyamukuru Aisha muziho wa mukobwa we mucuti muvandimwe dufatanyije urugendo n'umusaraba ujya mu ijuru nareke kwihoma ku muhungu bivuga yuko ari kwiyama kuri nde ari kwirihoma nyine Aisha yihoma kuri Irene yego I think yuko bitari kure when ubundi Irene no content creator sibyo Irene no munyamakuru Irene ni papa wa papa muri make mu bantu benshi abereye dadi abantu benshi hanyuma rero nimba umuntu umukoresheje ikiganiro naza kugukoresha ikiganiro wenda ngagutungura mu kiganiro ngakukora anniversary iki kuko turi inshuti ntabwo menyesheje ko dukundana na mpamvu ko tukomeza ibintu bya dadi bivuga yuko none Aisha na hano yahurira na Irene na hano bahurira pe na hano bahurira kuki se Aisha afite iki cyatuma reka twikenda tubwire icyo tubwira ora tuva gute nge ntago nemeranya na response Aisha ndamukunda ndanamushimira respect muziho byinshi kukurusha kuko muzi biki ikintu cya mbere nzi kuri Aisha nuko akundana na Irene ubiziho cyanyabyo Irene akunda Aisha ahubwo cyane kurusha yabaragwamagaye Aisha ndabizi ejo bundi mu bukwe bwa Miki apana Miki noze bwa Festina Festina nani no mwana bavuga ngo yakira bayire yes ubukwe bwa Linda Aisha twari turi kumwe yarabinyibwiriye akundana na Irene nanjye nari mfite ayo matsiko ariko ayo matsiko yarayamaze Aisha akundana na Irene byanyabyo kutabikubwira kwifatira kutabivuga bikwifatira okay naga ari kunyifatira kuko ni ibintu bigaragara no kuri kamera nibuza ubwenge uzi gushishoza ni ibintu bigaragara kuri kamera guys ni ukuri barakundana byo kubeshyira Aisha ngari ihoma nago yihoma umwe akunda undi abana barakundana bari mu love narukundo narwo n'Imana rekere kubanavuga n'abanyamakuru barekeye kujya birirwa basohora ibintu bavuga ngo noneho ngo bukwe ngo borabaye ngo biki moya pe nta bukwe buhari oya wenda ntago buri ariko burabura nahari of course burahari urinde wowe kubikakana se ko nta bukwe buhari Abanyarwanda mujya mumbabaza cyane urinde wo kuhakana ko nta bukwe buhari kandi ngiye mbizi kandi njyewe ndishoba neza ko nta buhari ndagusetse bya danja wowe kubera ko dore ikintu ushingiraho mwubwira ko ubukwe nta buhari Aisha ni best friend cyangwa ni besto wa Irene
ariko uzi ibyo nkuko nge reka nkwereke njyewe mfite umushuti wanjye nawe usiko nanjye sheri wanjye cyangwa se uba bazabona uzi ko turi abesto ariko nyine turi abasheri ariko turi amaji sheri wawe ni besto wawe kandi akabana ibyo cyaba ari ntago ari uburaya ntago ari uburaya ni ibyanyabyo okay katwikomereze imeze bite rero repo imeze neza nako sipoze ko bya YouTube siko nubwo ndashyushye yanjye amakuru yawe mfite niko sheri wawe amaze imisi gukatiye ngo maze imisi iri mu gahinda so reka tureka aho ngaho reka twigire kuri Kiramani ari uburyo ari kuvugwaho ngo daddy waba daddy yerekeranye na Anya Nyagiso ni Nyagiso se oya ari uwamureze ngo yaramureze muri bino bya sinema ni Nyagiso mitsutsu cyane Nyagiso ni wabanje muri industry ya uwamureze uwakujije Kiramani ni Nyagiso ariko Kiramani hari ahantu sorry Kiramani ndamukunda ni n'inshuti yanjye ari n'ahantu tujya duhurira rimwe na rimwe ariko hari ikosa ngiye mbona yakoze rimwe yirengagije Nyagiso nyine ibundi ibintu byo muri industry ni wamenye ibyari byo bimaze bibamo utuntu tw'uduteko twinshi cyane bibamo utuntu tw'uduteko twinshi ariko Kiramani yirengagije Nyagiso yaramwirengagije kandi amwirengagiza mu buryo bugaragara kandi bufatika nimba Nyagiso ndumva amateka ya Nyagiso nzi nuko Nyagiso yatangiye gukina filime akoresha telefone comedy akoresha telefone kandi nabwo ngo ya mama we rimwe mama wake nyine akabashyigikiye abavaho bakuze turabamenya baba stari kuri rwego hana ba Kiramani nyine bazamo Kiramani uzareba udufoto twe twa kera gikirana na Nyagiso ariko ngiye Kiramani ikintu muziho kira respect ariko Nyagiso niyo wabazanye kandi ikindi ntago Kira yigeze yirengagiza Nyagiso kuko na Nyagiso ubwarabyivugira mu kiganiro Nyagiso afite ibintu byinshi ahugiyemo avuga ko iyo amukeneye iyo agize ikibazo aramufasha mu bantu bose Nyagiso ngo yafashije nta numwe ujye umwirengagiza nabayisha naba Patino Nyagiso yazamuye abantu benshi ariko nawe ubwarabyivugira avuga ati kuko ntacyo nyine yabazamuye ntacyo bateganyamo ari ukugira ngo nabo nyine bamenye nawe ni yaranazi ko bizagira ntabwo yarazi yuko bazanaba n'ibyamamara kugira nyine n'Imana yose watangira ukinisha telefone niyo mpamvu avuga ngo igihe mbakeneye ndababona ariko niyo ntababona it's okay ntacyo byari none se arafite amakuru y'abantu Nyagiso yabaregeze kuzamura ntuze Nyagiso yazamuye Patino azamura Kira na Nyambo na Jojo nyine bose bari muri team bose naba Aisha se nuzi ko yatangiye akina kwa Nyagiso Aisha na Jojo Aisha akina ari umugore w'inshinzi afite amahane cyane ari kumwe na ari nacyo kintu Aisha twamumenyeyeho ko agira amahane Aisha bundi niho hano twamumenyeye muri Nyagiso Patino ajya kwikorana ahita haza muri umuna wa Nyagiso witwa Nyakise na wahitaza arakora bazamura bari abana muri make Nyagiso no muno gushimirwa uramuvuga iki jewe ngiye ikintu namuvugaho abyumve ko mushimye gusagira rongo jewe genda mushimira nyine ngiye nkunda umuntu utikunda cyane kurusha uko akunda abandi kuko we ikigaragara cyo pe afite umutima wo gufasha kandi yaranabikoze kabisa thank you so none ikintu kimbabaza kuri Nyagiso ni comment ndimo ndabona muri iyi minsi ngo yarabyibushye ngo yazanye inda ariko babivuga ku bantu bose na Mitsutsu bajya bamutuka ngo yarabyibushye Mitsutsu nagabyibushye none se nanjye bazanduke ngo nazanye inda none wowe social media buriya no kutarayigeramo nyine ngo ujye kuri kamera cyane ariko uzayize muri bituntu tugukorera zatuvuga ngo ufite inda kandi nta mafaranga ufite cyangwa ufite amafaranga nta mugore ufite tukiri aho ngaho ngenda nagazwa nk'umuntu wifata akaza muri social media batajya kuvuga ngo uriya muntu afite amafaranga pe ariko ni mubi ngumara bafite inda wabonye ku rufatira bamuvuze rufatira ni bamuvuze mana yanjye akarange daje mbiyerekeye noneho ni bamuvuze bakamusaba we ntabwo wabikora ni muri nge wabanza kugukoraho konte data
we ninjye wabanza kuyigukoraho nkajya mvuga ni uriya mu bosi ni umukire afite amafaranga ariko ikibi cye ntashaka yewe data we so reka twigendera ariko abantu baza muri social media bazi nimba social media baba bazi ko ari nko mu rugo ni nk'ejo bundi nahoze ndeba uriya mugabo warinda ari kurira mbone yarizereka kuri kamera cyane buriya nashatse guseka naranagusetse wa mugabo ni ubuzima bw'icyamamare ariko ni naramusetse ngo baragututse uzi ibitutsi baduha ariko reka twigire na hano hanze repo ari indirimbo hano ziba ziri gusoka hano hanze zaba Bruce Melody zaba Debe n'izindi z'abandi Christopher Sha mana yanjye Christopher ndimba yasohoye oya ariko ari ibintu baririmba hano hanze bakabirimba ariko nabyo bikatunanira kubisobanura ariko réponse cyangwa se rita mwigira abasobanuzi cyane waba wumva izo ndirimbo kuzisobanura noneho twibazirize Kirezi kandi tuvuga cyane ni Kirezi nuvanga indirimbo iri gusoka hano hanze biri muri social media mu industry hano hanze ari indirimbo yasohotse yitwa uwo bita G-Tough wamuzi ego ndamuzi umuziki G-Tough G-Tough ndimba yasohoye G-Tough ntabwo uzi indirimbo yasohoye oya yewe yasohoye indirimbo yitwa Aragitosa Jesus ndirimbo ngiye gutuma njya oya indirimbo yitwa Aragitosa nagizeho murayizi andika kuri YouTube wandikeho ngo Aragitosa ahubwo ndashaka kugira ngo iyi ndirimbo muyinyumvire ishatse kuvuga niyo ndirimbo iri guca ibintu hano hanze ino ndirimbo iri kubica hano niyo iri guca ibintu andikamo Aragitosa nanjye ngiye gusohora indirimbo muri iyi minsi yewe yisohora ahubwo muzayisohora oya iyi ndirimbo ya G-Tough dore nzayikorana na Bruce dore indirimbo kazana ndebe kwe ako bafite n'uzo twishi niko yitwa wabaye none yanarebwe abanyarwanda bari bakunda utuntu kunutunga oya indirimbo yacu ibintu hano hanze ako noneho yabaye mwiza ari kuba mwiza wa okay akira ntabwo ndaba umugore urukumva rero indirimbo ni y'abagore ntabwo ndaba umugore ariko ndi kubiteganya mu minsi iyo ndirimbo niyo iri kuyitinga hano hanze kuko ndakeka ngo n'izindi ndirimbo z'aba Bruce Melody za agene pom ubu niyo yasimbuye pom ahantu hose n'abazungu yasimbuye niyo bari kuvuga n'abazungu bari kuririmba Aragitosa n'abazungu bose Aragitosa so rukuvuga rero reka twikomereze dufa amakuru mutari muyazo indirimbo nziza baravuga ko ari indirimbo nzange ifitemo ubwo wenda ntago ndayumva ariko ni mbi bayisibe nta kintu kirimo nyishyizemo ya so ariko ni indirimbo nziza cyane ntabwo yahitinga nka Munyakazi oya yarenze Munyakazi ibigaragaza yarenze yasigira miliyoni umunota mikeya cyane yarenze yasizamu ako ko uri kumwamamaza yaguhaye akantu okay reka ubwo G-Tough rero sinzi icyo muri kumwumvaho G-Tough ikintu namuha ari mu bastari nabo bari guhitinga kumushaka cyane akunda kuba ari hano hirya ndaza kumushaka mbanze mubaze yatekerezaga iki yanyweye iki reka twikomereze none inguru ziri kutrendinga hano hanze reka twibibe ngo ni icyatuzanye nyiri cyakora byanacitse oya ari ikintu cyatuzanye hano cyo kintu cyatuzanye cyane kurusha ibindi byose nyamukuru kugira ngo dusesengure dusesengura ku bintu biri gucicikana hano hanze hariho umugore wagaragaye akubita buri wese agiye kugica muvugaho rekamanze ariko buri wese agiye muvuga ngo mu minota 5 uko abyumva uko agwita kukura mugabo wakoze mu mugenzi wanjye Kirezi Maya amanze guhumwanya Maya utamvugiramo nzugumanye nawe afite uko abyumva kumushotera hamwe afite uko abyumva uceceke urimire tumande twumve réponse cyamuteze buriya ngiye numiwe
vraiment donc na mana yanjye abagore kuki babahaye ubutamwa mwonjaho na ngenda iyo utinyuka ugafata urushyi ugarukubita umugabo mu bantu none yamukubitaga mubaza ngo wagiye mu kazi ngo cyangwa naho wagiye agasuzuguro kenshi ikindi cya kabiri irondo rihagaze hariya riri kureba urabivuga iki ikintu mbivugaho ni iki abagore kuba barahawe ijambo ntabwo bahawe ijambo ryo gusuzugura ikindi icya kabiri nanone kuba ubuyobozi bufata ikintu bukarebera hariya uriya mugabo yaza kuba ariwe wakubise uriya mugore rurushye uriya mugabo ahantu aba ari uyu munsi wa none n'Imana ihazi none ko bimwe biri kuvugwa yuko uriya mugabo ko yabaye imbwa nyine impamvu bamwita imbwa ni uko yacecetse ariko nanone uriya mugabo si imbwa kuko iyo yibeshyaga kubita urushyi uriya mugore ibyari kumubaho bari abanyerondo bari kumufata bakamuzamukana bakajya kumufunga mwabkabuga reka duhe sheri wawe nawe agira icyo bivugaho ntabwo ari sheri wawe nanjye bize siga guhakanye nawe rero uzane ibintu oya none si muri filime zaba ari sheri wawe ariko muri iyi minsi nyine ntabwo ari sheri wawe wamukatiye ikigaragara cyo wamukatiye amaze ibyumweru bari muri koma njye niyo makuru mvite ubu ngo tuvugana nubwo tutari gukora iriya filime nubwo mutari kumwe hari icyo muri gupfa njyewe ndaza kibabwira nyuma tugiye gusoza ndaza kibabwira kuko hari icyo muri gupfa ngo niyo mpamvu maze iminsi ngo mutari kubigenza neza twikomereze turi kwiteza abafana koko nyamukuru batangire badutuke ko twabimye filime ariko twayibahaye by the way twabahaye filime nziza cyane twayibahaye twari filime twabahaye nziza nibayikurikirane yitwa amabanga nibajye kuri Ramu TV bayirebe ya filime ni nziza pe nanjye narayikunze kandi inspector besa ku muntu wayanditse ariko rakesha iyo nyigeze mbita romantic ariko nonoko rw'icyo cyane siravuga ko hari umuntu biri inyuma muri iminsi muraza kumumenya ntabwo byananiye kwifata muri iminsi muraza kumenya umuntu so reka twikomereze twigiriye kuri kwa uriya mugore niwe uriya mugore ikintu namuvugaho pe nanjye ntabwo mushyigikiye kuko bira ntabwo ari ibintu ni ukuri njyewe n'uwo nabera umugore ntabwo namukora ntabwo biragayitse ntihagira undi muntu utera ko muri comment avuge ngo riti ibyo avuze ntabwo ari byo biriya bintu biragayitse kujya ku muhanda ukifata ugakubita umugabo wawe kuri naho ngaho abagabo basigaye ari abanyamahoro reka nkubwire njye ndi umugabo nakunyuka nagukubita ariko mbabarire turaguha umwanya wawe turashaka okiraza amaza tubwire nawe navuge kiyine natange isomo cyangwa se atange amahugurwa ku bagore yego reka mbabwire nanacumana wenda nabivuga mbareba reka mbabwire iki kintu niba bavuga ngo abagore ngo bahawe ijambo niba ari kuri ijambo rihabwa uribeshya we mugore ukora birabira ni ukuri kw'Imana kuko ntabwo numva ukuntu nyine ngo noneho ngo ni 5 kuri 5 ngo 50 kuri 50 nagukubita wamukoma maze bino bitanibuka ukuntu abantu bavuga ngo ndi umunyamahane ariko ni ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo ni umunyamahane tekereza neza umbwire nawe uri umuntu ukabona umugabo ukabona umugore agusuzuguza bigeze kuri uru rwego bijya mu itangazamakuru ngo tanga ubutumwa ku bagore njyewe ubutumwa nahereza abagore nanjye ndi umugore cyangwa se umugore utarengeje iminota 5 njyewe ubutumwa nabahereza kuko nanjye ejo n'ejo bundi nzaba we kandi ndi n'umugore kuko nyine ndi umukobwa niho bishye bishyira ikintu nababwira cyo mugerageze mwubahe none ko bari gushishikariza abantu ngo abahungu ngo bahite bava mu bintu byo gushaka ufasi bari gutuma twiburira abagabo by the way bano se nibakomeza kugaragariza abasore hano hanze abashatse basenya buri kanya sibyo bigaragaza ko abakobwa b'iki gihe tutakigira umuco ariko ikintu umuco wa kera wagiye he ikintu kigaragara cyo njye nabonye ari nka filime iri gukina filime mu rushyira umeze iriya filime nawe mwaye frustration bazayikukirire gira ushake noneho tuzagukinira iriya filime aho mugusetsa
filimi bagukubita ahubwo icyo nahabwira abagore abari n'abategarugori ni ukuri ko Imana tugiye discipline tugira umuco two guca umuco nyarwanda inama y'umunsi si babahe butamwa ngo mwengerereho na ngenda. Okay, reka twigeze kuri shere wawe gira tubwira ako kantu gakuye ako kantu kuri gusezeraho nuko ikigaragara cyo mwadukiniye neza kandi mukina muri abashere ariko ari filime ariko impamvu ndabereka aho twakuye nibatwitege arahano twagakuye arahano nagakuruye so twikomereze gusa ikintu cyo navugaho iki kintu reka nyivuge ndi seriye cyane kuko birababaje. Bibiliya iravuga ngo umugabo n'umutware kandi umugabo no kubaha. Bibiliya ikongera ikavuga ngo abagore bagandukira abagabo babo. Ntabwo umugore ukwiye kugandukira umugabo wawe umukubita. Umugabo niyo yaba yakoze ikosa mwegere umuhanuri nakunanira uteranye imiryango. Ikintu cyo mbona cyo muri no minsi gihari mu ngo Satani ari gutera Satani ari gutera kandi arimo aratera imiryango. Menya kwihangana, umenye kumenya ngo nimba umugabo wawe ari n'umunyamakosa cyangwa umugore wawe ari umunyamakosa nta mpamvu yuko mwishyira hanze. Umugore inshingano ziwe ni ukubaha, ni ugutetesha umugabo we no kumwubahisha n'umugabo nawe. kandi nawe umugabo si ngombwa ko wiyandarika. Ntabwo ari ngombwa ko wiyandarika. Mumenye kuntu mukemura ibibazo byanyu. Naho kuriya bwo nukurira nabi. Ibaze umwana uzavuka agasanga hari amakuru, hari inkuru mbi wanditse imusozi. Uwo mwana azakura gute? Uwo mwana azabaho ate? Rero tegura hazaza aho umwana wawe nawe ubwawe utisize. Kubera ko ibyo dukora none bejo bushobora kuzagaruka umwana wanjye cyangwa abuzukuru banjye. Rero tegura hazaza hawe, utegure n'ahazaza umwana wawe. None katugaruke kuri shere wawe n'indangara kureba nubwo ari kwanga ngo shere ngo nagabisha kandi uraza kutubwira no ndaza kwakura kandi mukanya muraje ari filime mugiye gusora iri hanze ya romantique. Filimi iri hari ya nyine yarasohotse n'amabanga na bindi mabanga ari biki sinone so reka twikomereze rero ngo gira nono ese ura mugore bamufatira ibihe bihano. Ura mugore bamubabarire kuko bamubabarire ariko nyine bamugira inama. Icyambere bibaye byiza akaba ari kureba nk'iki kiganiro cyanjye namubwira nagerageze agabanye icyo bita umujinya kuko umujinya ukoresha ibintu umuntu atateganyaga bibi. Ushobora kumukubita kuriya ugashiduka kubera wa mujinya ufite uwo kamere nyine mbi. Ushobora kumukubita ugasanga uramukomerekeje kandi ndishuwa neza ko ari wowe wajya kumurwaza mu bitaro, ari wowe ingaruka nyinshi zagaruka. Bafite kutagufunga mwebwe muri kwitwaza ko batabafunze cyangwa se abagore nyine bahawe ijambo ariko nukuri ibyo uri gukora birakugaruka. Ngiye nicyo njya nkunda kubwira abantu, ufite gukora ikintu udatekereje bikazakuviramo ingaruka ikomeye cyangwa se y'ubuzima bwawe bwose. Nk'ubwo niba ari umudamu akaba afite abana, of course babiciye izina tayari. Ejo bundi umwana umwe agize nk'ikintu akora akazamuka bakamumenya tayari ko bahita bavuga ngo dore wa mwana wa rwa rugo ruhora rushwana mama wa hora kubitumga. Aho niba ari afite umukobwa ugasanga bari kumubengatire reka twabonye iwanyu rwose bitoroshye nta kivamo. Kubera iki uri umubyeyi ariko nturi kubahisha famiye yawe. Nukuri kw'Imana ibyo bintu ngiye nibyo njambwira abantu. Icyo ukoze jya umenya ko kizakugaruka. Niba ari ikiza Imana ishimwe kuko kizaba kiza, ariko niba ari ikibi I promise kizakugaruka. Bamwe bari kuvuga ngo bamukubite bamushyire muri ribu. Murabona amashusho ye bakimara kuyashyira hanze. Bamwe ati bamujyane muri ribu. Mwewe murabivuga iki kuri ibi bintu? Bamwe bari kumva bamujyane muri ribu urebeye amashusho. Bamwe bari kuvuga ngo bamujyane ngo muri ribu. Ngo ndinyo uri nyina muri umugore yashatse maji urukumva ibitutsi afite. Uyu mubyeyi yakabije gusa ijambo bavuga ngo ni ubushegabo. Ni igishegabo kandi nanone si byiza kuba igishegabo. Uri umugore ubundi titire yo kwitwa umugore ni iki?
umugore ni ijambo ritoroshye, ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi. Ntabwo umugore ni umuntu wiyubaha, ni umuntu wiyubahisha, ni umuntu utegura ubuzima bwe agategura n'ubuzima bw'abandi bantu. Rero uyu muntu yakabije pe. Gusa kuri icyo kintu warubajije ngo bamujyane muri RIB, gusa akwiye gukosorwa. Akwiye gukosorwa, akwiye kwicazwa akaganirizwa. Ariko ubona en general ndabaza wenda Maya, ese ubona en general abagore muri iyi minsi abeshi badakwiye amahugurwa? Nukuri batubabarire bajye nyine tugiye muri iyi minsi, ariko ngiye kujya mbikora wenda ku muntu ufite umubyeyi cyangwa se umukobwa baba sharing kino kiganiro bazajye bakurikirana kuri iyi channel, kuko ngiye gukora kuri content cyangwa se kuri purpose yo kuvuga ngo ngiye kujya ngira inama bari n'abategarugori, kuko nukuri birakabije, byabaye too much. Ababyeyi bamwe baraca inyuma abagabo babo bakumva nta kibazo, ngo nuko babahaye amamodoka, babahaye iki, ibyo bintu ntabwo biri gutuma twebwe abana turi kubyiruka bidukurikirana. Yego biri kudukurikirana. Rero icyo namubwira cyo cyangwa se icyo nababwira nukuri nibagabanye, bamenye ko ibyo bari gukora bishobora kuzatugaruka ejo cyangwa se bikagaruka n'umwana we. So rero nibubaka izina ryiza, nibakore inkuru nziza, apana kumva ngo umugore yakubise umugabo. Abagabo nabo kubahwa n'abatware. Ikindi kigaragara cyo katwikomereze, ariko iyi nkuru yababaje benshi. Nukuri nanjye birambabaje. Baze ko ndi wa muntu ukunda kuba mfite umunwa ariko noneho washize. Iyi nkuru ahetse umwana mu mugongo. Iyi nkuru yababaje benshi. Reka twigendere twikomereze kuri biri kugenda bicika hano hanze. Iyi weekend yarimo ibintu byinshi bikomeye. Ese byabaye mu mbere. Hari ibintu byinshi byabaye, hari n'urukundo rwaraye rusenyutse muri iri joro, ariko umugabo yaraye hanze. Sinzi niba muruzi, murabazi? Abantu baraye batandukanye bari bakunsigaye bakundana, ntabwo mubazi? Tubwiye twumvise ngo byacitse. Kuvuga ngo hari umuntu witwa Maya muramuzi muri filime, n'undi witwa Réponse, akunda kumita Réponse. Muri filime yitwa Eddie. Ariko byaraye batandukanye. Ibyo byashizwe hanze, amakuru yasohotse hanze, nayo mbibonye kuri ku kinyamakuru runaka, ntacyo mvuze, ariko wasanga ari prank bari gutegura yo gushwana kugira ngo kandi nje amakuru mfite nuko yaraye, ahubwo bavuga ko batandukanye, ariko amakuru mfite niko yaramutereye ivi. Yaramutereye ivi, sinzi icyo ayivugaho, kandi niwe turi kuvuga uraha imbere yacu. Kuri serie byaremeze biti kugira ngo mushwane, bigiraho mutandukana, bigiraho mutavuga, filime yanyiri abafana banyu barinde kuba babura filime mwapfuye iki. Icyo navuga cyo nyine twa tumaze iminsi tutameranye neza. Reka tuzabikore mu kindi gihe. Oya ariko tuzababwira impamvu. Ariko nyine umugabo wanjye yarafite icyo navuga, nyine yaratarakora cuzi. Bamufatiye cyangwa bamufatiye mu mazi. Yarataranyurwa. Bamufatiye mu mazi. Bajya bavuga tugiye kubacira umugani, ariko ntabwo turi bubabwire ikindi kintu. Bajya bavuga ngo umugani ugiye kuwihemba. Cyakaraje. Ceceka ndifashe cyane. Okay, reka tukomereze ku inkuru iri ku trading hano hanze, ngo y'abahosta. Niyo nkuru twari tugiye kuvugaho. Abahosta mwewe murabavuga iki? Reka tugiye kubanziriza kuri Maya. Uyu nguyu utara niwe muhosta. Agiye kutubwira
abahosta arabavuga iki dore n'ibyo turi gupfa nicyo muri gupfa abahosta reka ntabwo turamo umwanya ariko reka atubwire abahosta hano hanze byakomeye abahosta ari kubavuga iki nk'uko nawe ari umuhosta abahosta rero turakomeje abahosta abahosta hano hanze ko dukumva ngo nabonye ikiganiro cya buri nguni abahosta byabaye ikibazo kuri KNC ibintu biri hano hanze biteye ikibazo sinzi ukuntu mubyumva KNC hari ijambo yavuze ejo bundi mu kiganiro sizi mwarakurikiranye ariko ari cyagarutsweho kivuga na buri nguni na buri kantu nkaho ngo umuhosta Prince ayin Prince Eddie urabibona ute k'ikintu cy'abahosta kiri kugenda hano hanze bamwe bari kuvuga ati ni indaya abandi sindaye ako monsters ubwo hostinga n'uburaya bihurira uburaya ni kamere y'umuntu no send indaya twigeze tunabikoraho no kumvikana birananirana ariko ntago uzi impamvu bigarukaho si kari uburaya nanjye kangarukaho ira video ya buri nguni mwayirebye ya video ya buri nguni nayo irashimangira yuko ari indaya bose ase wa mugani ntabwo ari abahosta n'umuntu ku giti cye ni buri nguni nyine wabikoze n'undi ako karara gasangana ariko hari abantu bakuru hosters rega biyubaha batajyana n'ahantu bihurira reka mbereke iyi video manze murebe iyi video okay reka muyirebe twikomereze kuri kirezi urabyumva gute abahosta rwose ni indaya baca inyuma bakigira ngo ni abahostazi abahosta rwose ni ukuri uzi impamvu remeranya nawe ese koko wa mugari dushingiye kuri iyi video ya buri nguni na buri kantu reba nawe reba ukuntu bavuze ati ntabwo ajya kumuhosta ngo ufate ukurura abasore umujyane hirya kanarange umugaro hino umusore umubeshya kabiri kangahe utamurongoye ntabwo byashoboka ntabwo bibaho Yesu byashoboka nase ubugewe narakubajije ikibazo ndakubaza nti ndamutse nzanye amafaranga yanjye money sente nkazizana nkaza nzigira gutya hejuru nkaza nkagukoraho nkakubwira ntirebe turararana of course nago wabyanga ku kanya kuko ugomba kunkontrola ukinakwemera ko turi buryabane kandi se manager wawe cyangwa se ugushinzwe uri kureba abo wazanye akwishimira of course azongera gutumira uko yoroka ngura bihurira no kuryamana none wakina nanjye afite sete zanjye mwihoreka ngura ukayama nituryamane bikarangira aho ngaho ko uba ugomba kuza nyine nimba ari keya nkaziguhereza aho ngaho muri rusange cyamire cyo nitwajyamanira muri rusange nitwajyamanira kuri stage usanga ubonye abantu bajya mu tubari abantu bose bakajya kuryama ntabwo abantu bose ba hostinga kugira ngo umuntu amukoreho hari no hostinga akajya kuri stage mukamureba gusa akagira utuntu akora mukamureba akongera akagaruka akicara mu ntebe ye ariko kubera ko uwo muntu ari umusitari azwi ukagenda ukurikiranye uwo muntu none reka ngo bazeho gatoye gute tugaruke ku video ya buri nguni ne dukushakana buri kantu ari tugarukaho ese gute ugera kuya ku hosta umuntu kajyora umubeshya mu kabari kamwe tutavuza amazina kamuze gutse mu barijana kandi umugabo ashaka kugukurikira afite gushaka nese kwanza umugabo ajya mu kabari gucyo gusa nta kindi kintu kigamije yego birashoboka umugabo ashaka kujya mu kabari kugira ngo anywe yishime arebe yishime nawe akanda gataha gasanga bose niko bameze si abenshi ariko kumenya yuko mu bahosta wemera ko wemera kamere y'umugabo aremanya wemera ko no mu bahosta ni ndaye ni kamere y'umuntu nagara umuntu ariko wemera ko barimo kimwe nuko muri korari habamo indaya oya community murabivuga gutoka dusoza aho ngaho mutubwire kimwe ko ahantu hataba uburaya bitewe na kamera okay ariko bigira bishingira mu kabari habamo uburaya bwinshi kurusha mu nsengero ari mu nsengero no mu kabari ahaba indaya nyinshi nibi abo uburaya cyane ntago bizi urabyumva gute
mu kabari no mu rusengero gusa abo burayi bweruye ni mu kabari bwo ndavuga ngo abo buraya bwije ni mu kabari bitewe nuko ntacyo kuko bo nta nicyo baba batinya nta nicyo baba bihisha naba no mu rusengero baravuga ngo abakristo bagenzi bacu bataduseka bakabikorana ubwoba ariko mu kabari live aba host tubyite kari gice kimwe ngewe ndemeranya yego si bose ariko nyine barahari ngewe ndemeranya rero na buri cyane ko na repose si uremeranywa na bike na buri kana buri nkuru uremeranywa na bike ibyo bavuze biki ibyo ugenda ubikurikirane kuri uzaba urabibona cyangwa se ujye kuri Ramu TV memeye ko abantu bose bagomba kuba indaya se aba hosters bose kari indaya niko bashingiye kuri Kenisi ngo bamujyane muri ribu ese bashingira iki bavuga ngo bajyane Kenisi muri ribu icyo yavuze kitabaho ni iki ni ukuvuga ngo nuko buri kantu na buri ngone bari indaya bakumva ko n'abandi bose ari indaya ntugafate kamera yawe ngo wumve ko na mugenzi wawe ari kwameza okay murakoze cyane kadusoze ikiganiro kadugisozereze kuri gusa hagati aho ngaho congratulation brother wa TV Kibonke congratulation kabisa yatereye umudamu we Ivi bamaranye imyaka 3 babyanye abana 3 bamaranye imyaka irenga akubirana ibintu byiza cyane gusa igiko yakijyanye hano oya ariko ni Nyagatare oya ariko by the way yakoze ibintu byiza cyane kubera urango bitu urukundo ubuzaba ryari nabonye ni mukwa kane ariko by the way bira bintu nibyo bita urukundo okay Maya reka twisezerere nubwo mutamiranye neza n'umugabo wawe wihangane kawe munyebotse ariko shano ngubu biri kumbabaza cyane so reka twisezerere abakunzi bacu batere comment batubwire ati se ubwo reka nkubaze gutangiza umuntu ari muri mood ugasoza umukomerekeje yashatse gusobanura mihangane so muri comment ni batubwira ati se bimeze biti turashaka kugira ngo tubatangire n'ukuri nibadufashe ibintu biri kuba hano hanze mwe muri kubibona cyangwa ari twe gusa tubibona okay barakoze cyane batubwiye comment turi muri comment ese uriya mugabo wakoze biriya biremewe cyangwa se abahosta nkuko bavuga ngo ni indaya niko mubyumva okay iriya ndirimbo se nayo bayitubwiye kandi bayisibe